ni ikibazo umuntu aba afite ku mubiri we yumva yuko ari ikibazo. Mu gihe wenda umuntu ashobora gutekereza akavuga ati mfite umutwe munini se, cyangwa se mfite ikintu runaka pariti yo ku mubiri wanjye nini, ndifuza yuko wenda yakabaye ntoya kugira ngo wenda ise n'iy'abandi. Icyo nicyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Muri iki kiganiro turaza kumenya ese ubusembwa ku mubiri w'umuntu bushobora kuba bwakosorwa. Ariko mu gutangira reka dutangirane n'abantu batandukanye babanze batubwire kuri bo icyo bafata nk'ubusembwa ku mubiri wabo ni iki. Rero ubusembwa ari ibintu bishobora kuba ku mubiri w'umuntu ariko mu buryo butateganyijwe, wenda hari n'uko umuntu yagenwe kuba ameze. Ushobora kuvuka wenda ufite ijisho rimwe kandi abandi bagira abiri, cyangwa se ukavuka wenda ufite ugutwi kumwe, cyangwa se nta menyo ugira mu kanwa kuko umuntu yateganyirijwe kugira amenyo ugasanga nta menyo ufite. Ibyo ari byo busembwa hari. Ubusembwa ni ikintu kiza ku mubiri w'umuntu ariko atagishaka, ariko noneho abantu bo bakibona bakavuga ngo kana kuriya ngo afite ubusembwa, nk'uko nyine yaba apfuye ijisho, afite ijisho rimwe cyangwa se afite ugutwi kumwe. Ubusembwa numva ari inenge umuntu aba afite ku mubiri runaka, ushobora kuba ari ubumuga mu mivugire, mu mitekerereze n'ibindi. Hari igihe ubona umuntu ukabona ni mwiza cyane kabisa, afite fresheri, ariko ugasanga afite nk'igikovu itama ryose. Mba numva ubwo ari bwo busembwa. Ni ikintu kiza ku mubiri w'umuntu atarakivukanye. Hakaba hari ubusembwa bushobora kuvurwa nk'amasikatrice bukaba bwakuvaho. Ubutabashije kuvaho rero nagira inama umuntu ubufite kwiyakira. Ngibyo rero nyine nk'uko tubyumva, ikigaragara cyo nuko ubusembwa mu maso y'abantu buratandukanye. Icyo nshobora gutekereza ko cyambereye ubusembwa ndashobora kukibona ko nk'ahari nka bote cyangwa se ni akarango k'ubwiza kuri we. Ariko nanone reka tubanze tubabaze abo twaganiriye, ese ubusembwa kuri bo bumva bushobora kuba buterwa n'iki? Ese bumva bwaba ari uburwayi? Buterwa n'Imana irema umuntu. Imyanya y'umubiri yose iremwa n'Imana. Rimwe na rimwe bishobora cyane ushobora gusanga ari ubushake bw'Imana. Urakora agisida ukazana inkovu runaka mu maso cyangwa ahandi ku mubiri. Ubusembwa hari ubwo umuntu avukana, hari ukuntu babyara nk'abana ndetse babakingiza imbasa, ya mbasa ikabaza umutera ubwa busembwa. Ubwo ku mubiri rero hari n'uyiterwa n'ubukubaganyi, nk'umwana ukubagana akajya mu biti, agahanuka, yahanuka wenda agacika nk'ukuboko cyangwa urutoke, ati dore ubusembwa niwe wabwiteye. Bitera ni wenda uburyo yagiye akura, uburyo yavutsemo n'uburyo yabayeho, nabyo bishobora gutera ubusembwa. Nk'uko tubyumvise rero, ubusembwa abantu babyumva mu buryo butandukanye. Ikindi nanone baragarukiriza ku kintu kivuga ko niko Imana iba yarakuremye. Ariko se mu gihe umuntu afite ikintu runaka ku mubiri we akumva atakishimiye, tujya tubona nk'abantu bafite icyo nakwita wenda nk'akaregeye. Hari bamwe bakabona nk'akarango k'ubwiza, abandi bakabona nk'ubusembwa. Niho abenshi dukunze kubona wenda banagakatishaho cyangwa se bakakabagisha. Ese mu gihe umuntu afite ikintu runaka kumva yuko atakishimiye ku mubiri we, aba twaganiriye ni izihe nama bumva bamuha? Inama nabagira ari ukwivuza hakiri kare. Mugira inama yo kwiyakira nk'uko Imana yabimuhaye, akumva ko ari umuntu nk'abandi. Inama nabagira ni uko buri wese uko ari agomba kwiyakira. Inama nagira abantu bafite ubusembwa, nabagira inama yo kwiyakira, bakumva ko atari uko Imana yabanze cyangwa se atari ukubera ibyaha, kuko hari umuntu ngo wavutse ari impumyi muri Yohana ibice 9. Noneho ngo abantu baza kubaza Yesu, baramubaza ngo ari n'ababyeyi be ninde wakoze icyaha. Ariko Yesu abasobanurira yuko bose nta cyaha bakoze, ahubwo byari ukugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri wa muntu.
ngizo rero inama batanga ahanini bo baragarukiriza ku kintu cyo kuvuga ngo umuntu akwiriye kwiyakira, ariko noneho no mu gihe utiyakiriye kubw'amahirwe hari ubuvuzi bwaje. Reka mbere yo kwinjira cyane muri iki kiganiro, wenda mbere yuko tureba abahanga batandukanye bavuga iki kuri ubu busembwa cyangwa se n'uburyo bushobora kuba bwavurwa, reka tubanze twumve ubuhamya bw'umwe mu bo twaganiriye ariko utarifuje yuko ishusho ye n'amazina ye byagaragara cyane cyangwa se byamenyekana. Reka dukomeze atubwira, ubundi turagaruka tureba abahanga batandukanye bavuga iki mu rwego rwo gukosora ubusembwa ku mubiri w'umuntu. Nari mfite amabere manini yandemereraga arayangabanyiriza, nicyo bakosoye. Yarandemereraga, yaranshyuhiraga, nashyuha nkumva simeze neza, nagenda nkumva simeze neza, nakwambara nkumva ndasa nabi, so kuri njyewe numvaga ari ikibazo. Ubwo rero ubuhamya burebure bwo twaganiriye, wavuga yuko yari afite ikibazo cy'amabere yari manini cyane kandi yaramubangamiraga. Ati kuri njyewe nta kindi, ahubwo niyo habaga hanashyushye numvaga nanjye ndimo gushya cyane, bitari kimwe n'uwenda n'ufite amabere asanzwe. Ati kandi barayagabanyije. Aho umuntu yakwibaza, ese bamaze kumugabanyiriza amabere nk'umubyeyi abasha konsa bisanzwe? Arakomeza noneho anatanga n'inama ku bantu nabo bafite ikintu runaka bumva kibabangamiye ku mubiri wabo. Ese nihe nama yumva yabagira? Ikibazo nigeze kugera n'icy'inkovu par exemple, yampaye amasparadrap, ntibuka ukuntu yitwa, nashyiragaho yatumaga inkovu itiyagura. Nicyo kibazo yari ifite kuri sensibilité, nzongera konsa, nzongera kugira sensibilité, ibintu byose narongeye ndabigarura, nta kibazo na kimwe nigeze ngira. Iyo ugiye gukora ikintu, go with a positive mind. Iyo wishyizemo ikintu kugikora, ibyo byose hari ikintu kiba kikubangamiye ku buryo wumva ushaka kugikora, so ubundi ukishyiramo positive mind. Iyo wishyiramo ko bigende neza, bigenda neza. Ngize inama rero atanga, ati mu gihe wumva yuko hari ikintu kikubangamiye, ni byiza yuko mu gihe hari ubuvuzi wakwegera muganga akabigufashamo. Ati we gusa umva icyo umutima wawe ukunze, kubera ko ushobora guhura n'abaguca intege kenshi, ariko ibyiza ni uko wowe ukurikiza icyo umutima wawe urimo kukubwira. Reka tubaze turebe abahanga batandukanye, ese iyi plastic surgery cyangwa se ubu buvuzi bwo gukosora ubusembwa ku mubiri w'umuntu, icyo umuntu we yumvise nk'ubusembwa bo wabuvugaho iki? Ese ubundi bwatangiye bute? Plastic surgery cyangwa se cosmetic surgery ni bumwe mu buvuzi bwifashishwa bashaka gukemura ikibazo umuntu afite ku mubiri, ubusembwa, cyangwa se ashaka kuba mwiza kurushaho. Ubuvuzi bwagiye butera imbere uko imyaka yagiye ishira. Ubuvuzi bwatangiye mu myaka 600 mbere y'ivuka rya Kristo, bitangira ari ugufasha cyane cyane abasirikare babaga barakomerekeye ku rugamba, harimo ababaga barasigawemo ibyuma mu mubiri bakabibakuriramo, cyangwa se imvune zikomeye babaga bagiriye ku rugamba. Ubuvuzi bwagiye butera imbere, bivaho bigera ku gushaka ubwiza ku bagore babaga bafite ibyo bifuza ko byahindurwa ku mibiri yabo kugira ngo barusheho kwishimira imiterere y'imibiri yabo. Kugeza ubu ngo abantu bifuza kurushaho kwishimira imiterere y'imibiri yabo bifashishije plastic surgery, ngo umubare wabo ugenda wiyongera. Muri ubu buvuzi ngo hari n'igihe hakenerwa kugira ibyongerwa mu mubiri, nko kuba bifuza kwagura igituza cyabo. Urugero ni nko mu mwaka wa 2012, aho umubare munini w'abakobwa n'abagore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biyongereshaga amabere. Hari n'abakoresha ubuvuzi kugira ngo hagabanywe ibinure ku mibiri yabo bishyirwe aho babona ari hato kandi bifuza ko haba hanini. Hari n'abakoresha ubuvuzi kandi mu rwego rwo kongera kugira amasura agaragaza itoto, nk'iyo wenda yabonaga isura yatangiye gusaza. Kuva ubuvuzi bwatangira kugeza ubu haracyari imbogamizi zo kuba buhenze cyane. Ngibyo rero bitangazwa n'abahanga batandukanye. Ikigaragara cyo nuko ubuvuzi atari ubwa nonaha kandi bwagiye bukorerwa kuri benshi kandi bugakemura ikibazo runaka babaga bumva bafite. Mu rwego rwo kumenya birushijeho, nk'uko tumaze kumenyera mu kiganiro Menya Wirinde, tugira umwanya noneho wo kuganira n'impuguke mu bijyanye n'ibyo tuba twaganiriyeho. Akenshi dukoresha yaba umuganga cyangwa se impuguke y'umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga ari gukorera mu gihugu cyacu, kugira ngo tunabisanishe na situation iri mu gihugu cyacu uyu munsi, niba koko ubwo buvuzi mu gihugu cyacu dushobora kubona. Niyo mpamvu muri iki kiganiro Menya Wirinde cy'uyu munsi, aho turimo kuganira kuri
menya wirinde ubusembwa twaganiriye na Charles Furaha akaba hari umudokiteri hano ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal ndetse no ku bitaro bya Kanombe bya gisirikare. Aratangira tubwira ubundi nk'umuganga ubusembwa ni iki? Nicyo yumva ari ubusembwa, icyo yumva atakira, kuko biba relative. Hari icyo umuntu yakumva ko yakwihanganira cyangwa yakira ariko undi atakwakira. Muri icyo gihe ubusembwa biva ku muntu uko abyumva. Tumaze kumva rero icyo muganga abivugaho nk'uko twakunze kubivuga muri iki kiganiro. Ubusembwa nyine ni mu gihe umuntu yumva hari igice cy'umubiri we kitamushimisha, kandi nanone nk'uko nyine abivuze gishobora kuba kitamushimisha kuri we ariko cyaba kiri ku wundi akabona kimeze neza. Niyo mpamvu twifuje kumenya ese ubusembwa bwaba ari uburwayi, ese ubusembwa ni indwara? Ubusembwa ntabwo ari indwara, ni keretse ushatse kuvuga ko psychological impact bwagutera ari indwara. Hari ubusembwa bushobora gutuma utiyakira. Iyo utiyakiriye rero bituma iyo ugiye mu bandi utumva umerewe neza, kuko bawumva bareba bwabo cya kintu wita ubusembwa aricyo bareba, bigatuma udabasha kuba wakwisobanura neza cyangwa kuba wakwisanzura neza mu kazi cyangwa no mu mibanire n'abantu. Ko tubyumva rero nyine ubusembwa muri rusange ubundi si uburwayi, ariko bitewe wenda n'ibibazo bishobora kuzana. Tuvuge nk'umuntu ufite amabere manini ngo bishobora kuba byamutera ikibazo wenda cy'umugongo n'ibindi. Ahangaha nanone umuntu yakwibaza, kuko nk'iyo umuntu wenda afashe umwanzuro akavuga ati ndashaka kujya gukosoza igice runaka cy'umubiri wanjye, wenda afite amabere manini arifuza ko bayagabanya, wenda afite amabere mato arifuza ko bayagira manini, wenda arabona afite ikibazo cy'inda nini arifuza yuko bayigabanya ikaba ntoya. Akenshi muri sosiyete ushobora gusanga bamubwira bati ubwo watangiye kubona amafaranga, cyangwa se bakamubwira ati ibyo nta n'ikibazo bitwaye, n'ibindi byinshi bashobora kumubwira. Muganga arakomeza atubwira ese ibi byose agenda abwirwa n'abantu ntabwo bishobora kuba byamuteza ikibazo wenda cyo kumva yigunze, cyangwa se ikibazo psychologique cyangwa ikibazo cyo mu mitekerereze? Ubu umuntu ashaka gusa neza ni uburenganzira bwe. Buriya kugira ngo umuntu azafate ingamba zo kujya kwibagisha ntabwo ari ibintu ari decision umuntu afata yoroheje. Akenshi ishobora gufata umwaka, imyaka ibiri atarafata iyo decision, ariko abitekereza kandi abishaka. Kugira ngo azagere kuri stage aho abikora nuko aba yarabyakiriye koko. Ubusembwa rero twabyumvise yuko bushobora kuba mu buryo bwinshi butandukanye, ariko nanone umuntu wenda ashobora gutekereza akavuga ati nanjye akanaka ngiye kujya kugakosoza. Niyo mpamvu rero Dr. Charles Furaha nabwo atubwira ese hari ubusembwa budashoboka kuba bwakosorwa? Cyane cyane icyo umuntu aba ashakisha no kumenya ngo uwo muntu ubuzima bwe ni bwiza. Mu kuvuga ngo ntabwo wajya kubaga umuntu afite ubundi burwayi bwamushyira muri danger kuko bamubaza. Umuntu ashobora kuza arwaye nk'umutima cyangwa arwaye izindi indwara zatuma wenda ashobora kugira risque y'amaksida bamusinzirije, cyangwa operation ibaye ndende, cyangwa akaba yagira na risque z'uko atakira neza. Kuko umuntu ashobora kuza asanzwe ari ku miti ituma ibisebe bidakira neza, ugasanga muri icyo gihe ugomba kumubwira ati ihangane tubanze dukorije ibi bintu, cyangwa ibi bintu ntabwo bishobora kugukorije, ndumva kuba wakora cosmetic surgery mu gihe bishobora kuzana danger ku muntu ntabwo bikora. So ibyo nibyo ugenda ureba ukamenya ngo umurwayi ari fit, icyo twitwa fit for surgery.
nk'uko tubyumvise rero nyine nk'uko amaze kubitubwira yuko ubwo busembwa ngo barabanza bakaganira n'umuntu bakanareba igishoboka n'ikidashoboka. Nanone umuntu yakwibaza ese sinshobora kuza wenda nje kwikosozaho ikintu runaka kiri ku mubiri wanjye numva ntishimira, ariko sinishimira wenda umusaruro cyangwa uko numvaga ntekereza ko biri buze kugenda, niba yari amabere manini cyane nkumva ko bagombaga kutugira dutoya cyane wenda simbone koko ariko nabishakaga. Reka aratubwira niba bishoboka yuko igihe umuntu bamukoreye iyi surgery cyangwa se bakamubaga kugira ngo bakosore ikintu runaka, niba nta bantu batajya bishimira umusaruro bivuyemo. bishobora kubaho niyo mpamvu mugomba kubona umwanya wo kuganira kugira ngo unamubwire ibishoboka n'ibidashoboka, unamwereke n'amafoto y'abandi barwayi cyangwa abandi bantu bakoze cyangwa n'abandi nkawe bakoze bari kuri interineti, ukaba wamwereka uti mujya kugera kuri stage yo gukora operation afite clear picture y'ukuntu bizaba, afite wanamusobanuriye n'ibishobora kutagenda neza n'impamvu bitagenda neza. Muri icyo gihe niwe ugomba gufata decision yo kumenya ngo nubwo yambwiye ibishobora kutagenda neza ariko ndemeye gufata iyo risk. So ni gake iyo wamusobanuriye neza, ni gake agira expectation zirenze izo ibyo azabona, kuko no mushingano uba ufite nk'umuganga, umuntu aza afite icyo twita expectations wenda ziri high. Muri icyo gihe mu nshingano zawe no kuzilawaringa ukamwereka realite uko imeze n'igishoboka. Umuntu rero ngo barabanza bakamusuzuma bakanareba niba koko nta n'ikindi kibazo runaka yaba afite cyaba kimubuza kuba yakorerwa operation, ariko umuntu yakwifuza nanone kumenya, kuko ntabwo ikibazo cyo mfite cyose ku mubiri ariko umuntu ashobora kuba yagikosoresha. Ariko niyo mpamvu rero twifuje yuko Dr. Charles Furaha yatubwira ni nk'ibuhe bwoko bukunze gukoreshwa cyangwa se ubwoko bw'ubusembwa bushoboka cyangwa se bukunze gutunganywa ku mubiri w'umuntu, kugira ngo noneho niba ufite kandi waba ufite ubushobozi nibigukundira nawe uzashaka uburyo wakoresha ubwo buvuzi. Hari abaza bafite amabere manini, hari ugira amabere manini ariko wenda aringaniye ariko akumva iyo ari manini, cyangwa amabere yaraguye ashaka kuyongera guhagarara cyangwa uyagabanya. Hari n'abagira amabere manini cyane bikaba ikibazo, ugasanga nk'ibere rimwe rifite nk'ibiro 4-3, urumva ko uba ufite nk'ibiro 6 cyangwa 8, ni nkaho waba ufite isakoshi irimo amabuye y'ibiro 8 uhora ugendana. Muri icyo gihe bituma urwara umugongo, bituma ugira inkovu ziterwa n'amasutiye ku ntugu, bituma uryama nabi kuko ntushobora kugarama, ntushobora kubika inda, ugasanga ahubwo birabangamiye ubuzima bwawe. Muri icyo gihe nubwo bahita kuri cosmetic surgery, ariko ibikemura n'ibindi bishobora gutera ibibazo. Ntubasha kugira siporo nk'uko byifuza, kuko utekereza kuba wakora jogging wiruka ufite ibiro 8 by'amabere ntabwo ari ibintu byoroshye. So iyo umuntu muramukoreye operation, uwo nguwo hari ibintu byinshi bikemuka ku buryo n'amassurance ashobora kuba yakwemera kumwishyurira. Wenda nk'abadamu bamaze kubyara inshuro nyinshi, baba bafite inda yakwedutse, bifuza kongera kuba bashobora gutebeza, muri icyo gihe hari operation ikorwa yo kugira ngo wegeranye muscles z'inda zongere zijye in shape kandi n'umubiri ugabanye ku buryo inda igororoka. Ufite agatuza gasa n'akabahungu kubera kugira utubere duto, babyita augmentation, breast augmentation. Nabyo birakorwa. Abagabo bagira amabere manini nabo bumva ari ubusembwa,
nabo bashobora gukoresha iyo operasiyo yo kugira ngo amabere agabanuke agire igituza cy'abagabo nk'uko acyifuza. ngibyo rero bitangazwa na muganga, ariko nanone nk'ubuvuzi butandukanye nk'ubu ngubu noneho umuntu anajya kwivuza utavuga ngo nari ndembye, nta bundi buryo nari mfite, nta yindi showa nari mfite. Ahangaha rero umuntu yakwibaza, ese nta ngaruka ubu buvuzi bushobora kugira ku mubiri w'umuntu kubera yuko ni ukubaga? Ese iyo bakubaze bagira ngo bakosore ikintu runaka, nta zindi ngaruka bishobora kukuviramo? Nta surgery itagira ingaruka. Ingaruka ya mbere muri cosmetic surgery ni inkovu. Ni nacyo kintu banza kukubwira. Nubwo twabikora ariko bizatera inkovu, ukaba ushobora kuba wazakira, uri ku rwego rwo kuvuga uti aho kugira icyo mfite uko gisa, ahubwo nakwemera kugira inkovu zacyo. Muri icyo gihe nicyo cya mbere ugomba kwemera. Hari izindi ngaruka, ni ingaruka rusange n'izindi surgery, kuba wagira infection, wenda indodo zigacika, igisebe kigafunguka aho bashonye. Ibyo ni ibintu bishobora kubaho, ariko ni ibintu bishobora kuba korije. Hari abaviriramo imbere, ukagomba kuba wamusubiramo kugira ngo amaraso yavuye avemo. Ni ibintu bidakunze kubaho, ariko ni ibintu bishoboka. So biturutse kuri surgery ufite, nayo ibifite ingaruka zabyo. Of course ntago zikunze kubaho, kandi ugira uko ushoboye kugira ngo uzirinde, ariko uba mwabiganiriye n'umurwayi cyangwa n'uwo muntu, kuko ataba ari umurwayi koko, muba mwabiganiriye, wamubwiye ko ari ibintu bishobora kubaho, wenda ntibikunze kubaho, wenda waranabisomye ariko nturanabibona mu bo wakoze, ariko akaba azi ko niba hari aho byashyikiye nawe bishobora kumushyikira, ariko ukanamwereka uburyo mwakwifata mwembi mu gihe bibaye. So nta operasiyo itagira risiki. Ntago bikuviramo kanseri, ibyo ni ukubeshya. Ntago operasiyo itera kanseri, ubusanzwe uba uzayirwara. Nta nubwo nta operasiyo itera kanseri. Ibyo ni imyumvire mike. Ndumva nta operasiyo nzi itera kanseri, ahubwo no mu kuvura kanseri igice kinini ukoresha kubaga. Bitewe n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo, usanga abantu batandukanye baba bafite inkovu ku mubiri. Hariho wenda nk'ushobora gutekereza akavuga ati inkovu ahantu iri irabangamira, rimwe na rimwe ukanasanga wenda iranakuryata, ukifuza yuko niba bishoboka wenda bishobora kuba yakosorwa. Muganga aratubwira, ese birashoboka yuko inkovu yakosorwa? Ubivuze neza, gukosorwa ntabwo ari ukuvanwaho. Inkovu ntawe umuntu ashobora kuyivanaho, ariko ashobora kuyikosora. Ishobora kuba nini, umuntu akayigira ntoya. Ishobora kuba ibyimbye, umuntu akakora ku buryo ibyimbuka, cyangwa akanayibaga kugira ngo ibe ntoya. Hanyuma ukamuvura nyuma ya operasiyo, hari ibintu ukoresha kugira ngo ubuze iyo nkovu kuzongera kubyimba. Ibyo nibyo byakorwa. Kuba ugasanga wenda uburyo wakosoye inkovu bituma umuntu yiyakira kuruta uko yari ameze. Ibyo byo birakorwa, ariko hari n'abaza bibwira yuko ndi umuganga uvura inkovu, bakumva ko ari ugukuraho inkovu. Gukuraho inkovu ntibishoboka, byibura ntago birashoboka. Wenda ubuganga hari igihe buzagera ukageraho ukuraho, ugira tekinoloji ituma inkovu zivaho, ariko ntago turabigeraho.
ngo birashoboka ko inkovu yakosorwa ariko ntabwo yavaho burundu. Ni nayo mpamvu niyo bagukoreye iyi plastic surgery cyangwa se ubu buryo bagufasha gukemura ikibazo cy'ubusembwa kiri ku mubiri wawe, nayo ubwayo ngo bishobora bikuzanira inkovu kubera yuko inkovu iza ahantu hose habanje kuba igisebe. Ariko kubw'amahirwe ngo birashoboka ko yakosorwa, niba yari nini ikaba yagirwa ntoya. Nanone umuntu yakwibaza, ese ubusembwa bushobora kwica umuntu? Icyo twita ubusembwa ntabwo bwakwica umuntu, ahubwo bituma atiyakira muri sosiyete. Hari wenda dufate nk'umwana uvukanye ibibari. Ikibari ni ikintu umuntu aba afite, ni deformation aba afite ku maso. So umwana wavukanye ikibari nta kuntu wambwira ko azabasha kwiga. So ntago byamwica kuko hari abasaza nabonye batigeze babagwa ibibare, harani abo nigeze kubaga bafite imyaka 60 ntago byabisha. Ariko wajya kureba mu buzima bwabo ukasanga asaje ari umuseribateri kuko ntiyabashe gushaka, ntago yigeze yiga. Urumva ko impact baramugire ku buzima bwe ni nini cyane. Amahirwe rero nuko ubusembwa budashobora kwica umuntu, ariko nanone nkuko twigeze kubyumva muganga abivuga, avuga wenda nk'umuntu ufite ikibazo cy'amabere manini cyane ngo bishobora kuba byamuviramo kurwara umugongo, kutabasha gukora siporo, kandi turabizi yuko siporo nayo ari imwe mu bishobora gufasha umubiri w'umuntu kurushaho kumererwa neza. Niyo mpamvu rero muri iki kiganiro nanone tutasoza tutabajije muganga niba hari inama yumva yatanga ku bantu bafite buriya busembwa. Inama nabagira nuko bagana abaganga bakabiganiraho, hanyuma bakareba ibishoboka gukorwa n'ibidashoboka gukorwa, bakanareba niba banabishoboye muri icyo gihe bakaba babikoresha. Izo rero inama zitangwa na muganga, tukaba twaraganiriye kugira ngo atubwire byinshi byimazeyo kuri ubu busembwa umuntu ashobora kugira akumva buramubangamiye. Nkuko rero nanone twabyumvise muri bumwe mu busembwa bushobora gukosorwa, nuko wenda nk'abantu bagira ibibari, wenda umuntu ashobora gutekereza akavuga ati ubusembwa umuntu ashobora kubana nabwo. Nkuko twabyumvise hari igihe rimwe na rimwe bushobora kugutera wenda complexe cyangwa se imyitwarire itari ikwiriye, ngo aho ushobora no gusanga na sosiyete wenda baguseka, mu gihe baguseka ukanga nawe bikakunanira kuba wakwisanga muri sosiyete. Niyo mpamvu rero mu nama muganga atanze nuko ni byiza niba ufite ikibazo runaka kiwumva kikubangamiye kandi rimwe na rimwe ndabona ko na sosiyete irebaho cyane, ni byiza yuko wegera abaganga. Kubw'amahirwe nuko n'ubuvuzi mu Rwanda dufite abaganga bashobora kuba babigufashamo. Turabashimira mwe mwese twakomeje kubana mu kiganiro Menya Wirinde cy'uyu munsi. Uyu munsi tukaba twari turimo kuganira ku busembwa ndetse n'uburyo noneho bushobora kuba bwakurwa ku mubiri wawe ukongera ukamererwa neza. Twumvise nanone ubuhamya bwo watubwiye uburyo nawe yajyaga abangamirwa cyane n'amabere manini, ariko uyu munsi bikaba byaramaze gukemurwa. Nuko nanone twumvise yuko muri ubu buvuzi bashobora kuba bagufasha gukamura ibinure, kandi ibinure turabizi